ngo arimo aramanuka avuye gusenga, ngo abantu benshi baramukurikira, ngo arimo aragenda ahura n'umuntu wari ufite ikibazo cy'ububembe, ahura n'umuntu wari umaze igihe arwaye ibibembe. Mbibutse mu gihugu cya Isiraheli, umuntu warwaraga ibibembe baramucaga mu muryango wa Isiraheli. Yesu ashimwe, inshuti z'umusaraba dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo. Ni mwene subasuhuza musangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo, Gatete Evode. Uyu ni wa mwanya mwiza nk'uko mubimenyereye tuganira ijambo ry'Imana, kandi dukomeje gushimira buri muntu wese wakanze subscribe, agakanda share, agakanda nako akanandikira muri comment. Turamushimiye. Hanyuma tubwira abantu batari bakanda subscribe kugira ngo bajye bakanda subscribe nibumva iri jambo ribafashije. Hanyuma numara kuyikanda uzajya ubona ibiganiro byose ku Byiringiro by'Abera TV uko bikurikirana, uko tuzajya tubishyiraho. Kandi nk'uko tubimenyereye tugomba kuva mu bwiza tujya mu bundi, kuko ari Imana yaduhamagariye. Murakoze rero. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ryiza, ijambo ry'Imana. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose nk'uko tubimenyereye reka tubanze dusenge twiragize Imana. Nta kintu na kimwe twakora tutiragije Imana, kubera yuko Imana niyo muremyi w'ibintu byose. Turagushimiye Mana y'amahoro, tugushimiye ineza n'urukundo ugira, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe. Wabanye natwe uraturinda, kandi waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza rero ku Byiringiro by'Abera TV duhura tuganira ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tukwinginze ngo bane natwe, utegure imitima yacu ndetse n'imitima y'abagiye kuryakira, kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zibabemo. Urakoze ngo abana natwe muri uyu mwanya, utugirire neza, bimenyekane kuri Imana yacu mu izina rya Yesu. Amen. Munyemere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Ni ibice 8, dusome ku murongo waho wa mbere tugere ku wa 4. Hanyuma Yesu, titiri ravuze ngo Yesu akiza umubembe. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira, maze haza umubembe aramwegera aramupfukamira, aramubwira ati, wa mwami, washaka wabasha kunkiza. 3 haravuze ngo arambura ukuboko amukoraho ati, ndabishaka, kira. 4 uwo mwanya ibibembe bye birakira. Yesu aramubwira ati, wirinde ntugire uwo bibwira, ahubwo genda wiyereke umutambyi, uture n'ituro Mose yategetse, ribabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Twese tuvuge ngo amen. Turabashimiye rero kubw'uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo riduhaye ubuzima. Hanyuma uyu ni Yesu. Ni kimwe mu bitangaza Yesu yakoze. Mbibutse yuko Yesu yakoze ibitangaza 35. Hanyuma igitangaza cya mbere Yesu yagikoreye i Kana y'i Galilaya, ubwo yahinduraga amazi divayi. Ageze mu bukwe bw'i Kana, asanga divayi yarangiye, asanga abantu babuze icyo kunywa, ngo ariko ngo uwitwa mama we aramubwira ngo mwana wanjye, nubwo uje uziye ku gihe, ariko nubwo uje nta kintu na kimwe cyo kunywa gihari kubera yuko vino yarangiye. Ngo ariko aramubwira ngo none mwana wanjye, ndakuzi njyewe narakwibyariye, gira icyo ukora. Hanyuma ngo Yesu abwira nyina, aramubwira ngo mubyeyi, tubigendanyemo udute? Njyewe ko igihe cyanjye kitaragera, tubigendanyemo gute? Imana y'amahoro ushimwe. Ngo ariko uyu Yesu amaze kugirana ikiganiro na mama wiwe, ngo mama we aragenda abwira abantu bari aho ngaho, arababwira ngo ikintu ari bubategeke cyose mugikore. Ngo hanyuma
Yesu ngo yegera abantu bari bagereye ibibindi, arababwira ngo nimuvoma amazi menshi mwuzuze muri ibi bibindi. Ngo amaze ngo kuba amaze kuyavoma, ngo arangije arababwira ngo nimudahe mugende mushyire umukwe. Ngo badashye baragenda bashyira umukwe, bashyira abantu baranywa, ngo bumva iyo vino nakataraboneka, bumva nta handi bayibonye. Ngo abantu baravuga ngo twabanje vino iryoshye, ngo twikuje iryoshye. Imana ishimwe. Rero bene data, iki nicyo gitangaza cya mbere mu bitangaza 35 Yesu yakoze. Hanyuma turihuta cyane, umunsi umwe Yesu arimo amanuka ava ku musozi, ari kumwe n'abigishwa, ngo abantu benshi cyane baramukurikira. Mbibutse Yesu iyo yajyaga gukora igitangaza ntago yagikoraga wenyine, yagikoreraga muri rubanda bakabibona ko akoze igitangaza. Ngo arimo aramanuka avuye gusenga, ngo abantu benshi baramukurikira. Ngo arimo aragenda ahura n'umuntu wari ufite ikibazo cy'ububembe, ahura n'umuntu wari umaze igihe arwaye ibibembe. Mbibutse mu gihugu cya Isiraheli, umuntu warwaraga ibibembe baramucaga mu muryango wa Isiraheli, bakamushyiraho ibimenyetso bigaragaza ko ari umubembe. Ngo uyu mubembe ahura na Yesu, yambaye inzogera ivuga ko ari umubembe, yambaye inzogera ivuga ko yabembwe, yambaye inzogera ivuga yuko afite ikibazo. Birashoboka n'uyu munsi abantu bakagendana ibibembe, umuntu akambara congo na karuvati n'ikote nziza nyamara afite ibibembe, umuntu akambara baze nziza afite ikibazo. Ibibembe mvuga biratandukanye, hari ibibembe by'uburwayi, hari ibibembe by'ubushomeri, hari ibibembe by'amadeni, hari ibibembe byo kudashaka, hari ikibembe cyo kutabyara, hari ikibembe cyo kubyara umuntu apfusha, hari ikibembe cyo kutagira akazi. Ngo ariko Yesu ageze kuri uyu mubembe, ngo uyu mubembe aramubona, aramwitegereza, amubonamo imbaraga zidasanzwe, arahishurirwa. Imana y'amahoro ishimwe. Uyu munsi nawe uhishurirwe ko Yesu akemura ikibazo cyawe, uhishurirwe ko Yesu ari umutabazi w'ubuzima bwawe. Ngo arangije aramwitegereza, ngo areba Yesu, amubonamo imbaraga zidasanzwe, areba Yesu, amubonamo ko ari umutunzi w'imbabazi, areba Yesu, amubonamo ubutabazi bukomeye, areba Yesu, amubonamo yuko ari bukire. Ngo arangije aramwegera, aramupfukamira, amubwira ijambo rikomeye, aramusaba, aravuga ngo data, wabishaka wowe ubwawe wabasha kunkiza. Imana y'amahoro ishimwe. Abanza kubona ko Yesu abishoboye, abanza kubona ko Yesu aramukiza, abanza kubona arabyizera, arangije aramwizera, aravuga ngo wabishaka wabasha kunkiza. Ngo ako kanya Yesu ngo arambura ukuboko, arangije amukoraho, aravuga ngo ndabishaka, ngaho kira. Nubwo baguciye mu muryango wa Isiraheli, nubwo bakwanze inshuti zikagenda, nubwo bakuretse bakakugira ikivume, ariko uyu munsi ngewe ndabishaka, ngaho kira. Arambura ukuboko, akora kuri uwo mubembe, ibibembe by'uwo muntu biragenda. Arambura ukuboko, akora kuri uwo mubembe, ako kanya arakira. Uyu munsi Yesu narambura ukuboko ku buzima bwawe bw'uburwayi bukire. Uyu munsi Yesu narambura ukuboko mu kazi kawe, ibihombo bigende. Uyu munsi Yesu narambura ukuboko mu rugo rwawe, ntonganya zirangire. Uyu munsi Yesu narambura ukuboko ahantu ukorera, ibintu bigende neza. Uyu munsi Yesu narambura ukuboko
mubikugarije birangire. Arambura ukuboko abwira uyu mubembe, ravuga ngo ndabishaka kiriya. Abantu ntibashakaga kukira, abantu bashakaga kupfa, abantu bashakaga kuseba, abantu bashakaga ko wiruka ku musozi, ariko njyewe ndabishaka kira. Uyu munsi Yesu nabishake mu kazi kawe bigende neza. Uyu munsi Yesu nabishake akurengere mu makuba. Uyu munsi Yesu nabishaka akurengere muri icyo kibembe. Abantu bafite ibibembe, nubwo bagenda bafite ibibembe, hari ibibembe by'ubukene, ibibembe by'ibigeragezo, ibibembe by'ubushomeri, ibibembe byo kutubaka, ibibembe byo kudakora ubukwe, ibibembe byo gupfusha ubukwe, ibibembe byo kubyara abapfusha. Abantu bafite ibibembe by'uburwayi, abantu bafite ibibembe bya kanseri, abantu bafite ibibembe. Icyo kibembe bavuze ko kitazakira, baganga bakubwiye ko utazakira, icyo ni ikibembe. Abantu bavuze yuko ugiye gupfa, icyo ni ikibembe. Ariko uyu munsi Yesu arabishaka kira. Yesu aguhaye ubuzima. Uyu munsi Yesu aguhaye ibyiringiro by'ubuzima. Nubwo bavuze ngo birarangiye, ariko imbere ya Yesu ntabwo kurangira. Imbere ya Yesu birakomeje. Nubwo bavuze ngo urapfuye, imbere ya Yesu hari ubuzima. Humura. Aramburira ukuboko uyu mubembe, aravuga ngo baraguciye muri Isiraheli, ariko uyu munsi ndabishaka kira. Imana y'amahoro nishimwe. Tugiye gusenga Imana, ariko Yesu arambura ukuboko mu rugo rwawe, arambura ukuboko mu kazi kawe, arambura ukuboko mu byo ukora, arambura ukuboko aho utuye, arambura ukuboko aho ukorera, arambura ukuboko mu bana bawe. Bana bawe baravuze ngo ntibaziga, arambura ukuboko bige. Uyu munsi Yesu nabishatse, arabishatse kira, arabishatse baho, arabishaka akira kubaho, arabishaka akira ubuzima, arabishaka akira amahoro, arabishaka akira ibyiringiro. Uyu munsi Yesu arabishaka. Humura mwene data. Mana y'amasezerano, Mana yumva gusenga, Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, uri Alpha uri Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo, nuhimbazwe. Dusanze abantu dufite ibibembe tugendana, ariko nta wundi wo kudukiza ibibembe. Ibibembe by'amadeni, ibibembe by'abatuvuga, ibibembe by'abatugambanira, ibibembe by'abaturwanya. Ibyo bibembe nta wundi wo kubidukiza, ni weho wo kudukiza Mwami. Kiza abantu bawe ibibembe, ibibembe by'uburwayi, ibibembe byo kudashaka, ibibembe byo kutigira ibyiringiro, ibibembe byo kutagira amahoro. Ibibembe Mwami, bakiza ibibembe mu izina rya Yesu. Urakoze ko hari icyo ukoze, shyirwa hejuru kubwo uyu mwanya rero Mwami. Urakoze, turagushimiye. Tuguhaye ikaze kugira ngo ukorane n'abantu bawe rero. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Amen.